Kamubwire kumva kwinginga imbwa bitera imbaraga uri kunyumva neza urabizi ubwo nimba bya buriya wari uzi n'ikintu iki se ka baba ariko uyu mukobwa ariko ariko se ubundi reka mbaza iki ariko se kuri ko numvisha uri kuvuga nabo ubundi wabaye ntavuga naba ariko imagine kiri mu mwanya wanjye ariko uwo mwanya wawe ibyo ndabyumva pe kandi ndabyemera none se reba wambwiye ngo uze duhure ibi bihuru muri ibi bishyamba iyo duhure aho twebwe duhurira ariko reka nkubaze dukundanya amezi angahe 5 uratinyutse bavuga nta n'isoni ufite ngo none se urajya wondeka ko yakubwira kandi ariyo nese reka nkubaze nk'ubu ngubu wanci utaca ariko icyo nshaka ndakigeraho bubi na bwiza ndakigeraho ushaka ibiki wambwira ukuntu dukundana amezi 5 tutararyamana ariko kuryamana ibyo ariko man ariko ibyo ni kamara muko nabwirwa n'iki kutari kiremba ariko ubwo buremba se wenda mbe ndicyo ubundi umuhungu yakundanaga n'umukobwa n'iminsi 2 yonyine bakaba babikoze ariko ingerera ibyo bintu none ibyo bintu nari byo nakora mu rugo nari ndabikwigisha ngenda bizi ariko ubwo uranyigisha mwarimu ufite certificate yabyo se nari bugarame ndabyikorera noneho n'imigarama igezemo ndagarama se gute kandi niba utabizi nabyo ndabikwereka ariko umukobwa yasigaye umwara Sabine twarakundanye mbese nyine namukundaga ku rwego ruri hejuru cyane Sabine ndamukunda dukorana n'imyaka myinshi ariko umunsi umwe wonyine twaryama nahise mubu none cyangwa nambaje nuko natigeze nkoresha n'ishashi byibuze we n'isogisi nari nagibagiwe kandi kumva ufite ibibazo none se kuva mwaryamana ntago mwigeze mujya kwa muganga kareka se ko nari mwizeye upu Sida sidagwaye ni igikatu yenda sara bigiri ndwaye Sida saburi ntago ndi kumva neza ndikukubwira ngo saburi nagwaye Sida y'igikatu y'imisara 770 mbona ndwana yibara ariko abakobwa ngiye bino mizi rero ngiye muzigaye muzi uri kumva ugiye kumuhimbira kugira ngo nge nkundane nawe yewe ukundane nanjye wowe kugira ngo byemere neza iki kintu sukireba funguza narujyanye kuri sako boroke y'imyaka y'ubuzima paka Saburi nagaruka ariko agakubyumva noneho uzabyumvisha amakuru nta kibazo Sida yanyura he yese ubusaya hari ubwo ari ubutumbi nyine Sida yanyura he ganga kubyumva nta kibazo uzumvishwa n'ibisi nare nta kibazo Sida yanyura yaba yaranyuze ibyo byasida kubijyana wacu baravuga ngo abanyarwanda bemera batinze kabisa shawo ndi kumva kubikumvisha ntabwo bari kuvamo nta kibazo ubwo nyine bya Sida igenda sara kamba nigende uzumvishwa n'imisi ubasuhu ibintu bya Sida baba bavuga ibintu bya akarero nakigishoboye ako naho yanyu naho pe cyangwa ndacyadubyavuga bagira ngo bari kumenamo imva Ruganda n'imva mu bino byose ibintu bya Sida akareka ntabwo ndigatumwa ndarambiwe ako se wihanganye ntabwo twaza oya ndabyanze reka ubundi mubwire weho byihanganire sibyo tuzabikora twabaye abagore n'abagabo tuvuye no ku murenge ubwo n'ikindi bankeneye kubana nawe rero ngaho igende oya reka nkubwire nitubikora nibwo tuzabana maze kumenya ko uri umugabo nyamugabo nataba umugabo se oya nawe nabyizerane hari niyankozeho ntashyukwa nabwirwa n'ikindi basi ufite ubuzima wangereye mu mapantaro usubona kandi haguruka yewe aha ndagukunda buriya nuko reka ibyo bintu rega n'amashitani ibyo bintu n'Imana icyo ni cyagikomeye gute reka nkubwire kumva kwinginga imbwa bitera imbaraga uri kunyumva neza urabizi ubwo nimba bya
buriya wari uzi n'ikindi iki se kandi baba ariko uyu mukobwa ariko mana yanjye ya mugabo ngo wabaye ikira mana yewe ya mugabo yana maze gufukaho turebe wabaye ikihajya ntacyo wabaye burya bwose kanguka ni inzoga wasinze ariko gutomera sha gutomera udapfa gutomera wapfa wanyweye kwani wanyweye aho tayamaramo kuvoma biravuga tayamaramo ko tujya tugusanga hano ufite ikihe kibazo umukobwa uwe ari he wa mukobwa wahe wahe wa mukobwa ari yitwa nde wahe wahe igikobwa witwa nde kiranize mara mu ishyamba cyakunize lapagiki lapagiki cyari kiri kumbwira ngo tubikore ibiki ntabwo mbizi mwabikoze kiramfashe kiranigabura kirayifata kicomekamo kiri hehe yawe yirutse byagenze nirukanse ndagicika iki nicyo gikobwa ahe ni cyahe cyo kwa mudumba yitwa ni Marisa Burine kiramfashe none se kiranize mbona wagira ngo ijisho umwitabi wapfa nkubise ngume mu jisho yarakwishe ntago muzi kandi njya mbabonana nibwo ari uko bwe mugendana uyu mukobwa uramuzi ngewe uranzi yitwa nde no kwa Kabarere ndamuzi no kwa Karori ariko uri kuvugishwa ubamba utaragaruka mu buzima neza mbega umukobwa we aramfashe aranigagura ankuramo ipantaro yaguhemukiye uramuzi uwo mukobwa sawa ngewe uranzi ntiba neza urebe ubu utazi izina ryanjye ngo ni kwa Kabarere ngo kwa Karori koko uri kuvugisha ntabwo urazi ndetse uwo mukobwa bita Sabrine sinumuzi wagana ikibazo nuko nzi benshi n'urukobwa rumeze nk'ibiziba by'umuhanda n'urukobwa rw'inzobe wagira ngo iwabo mana we rata hagase narutse mukundana nyine twari turi gukundana gwari warambwiye ngo tujyamane ndarubwira ngo ibyo bintu ndacyari umwana rahe mwarajyamanye wimbeshi oya njye narabyanze ariko wabyemeye mu kanya rwako oya nabwo nabyanze ngiye kuruka kiba kiramfashe kimfata ku ngufu yagutoshe ku ngufu kandi kumva rero ibibazo cyane kabisa yamfashe ku ngufu arambwira ngo niceceke iri gutabaza amfuka umunwa ahubwo yarazanye n'ibisabire reka da kuko uri kumva ari inkunguzi ni inkunguzi zitawubwa ivuga tuyanize noneho mana yanjye nyababyeyi yarayihanganyije umukobwa rero turamuzi we ndi kumva muzi kereka wenda uwo ari kuvuga nimba ari kuvuga abadafite sida umusore kiriya gikobwa mbaye nagiteye inda abadafite sida ibaze namuteye inda Sabrine nzi ngewe nzi yaraboze kereka nibwo uwo ari kuvuga atari we nzi oya ni kwa rukobwa rugufi rw'inzobe ubwo mana we uzi sida gwaye sida twagiye kwa muganga kuva mwahura ntabwo urajya kwipimisha kandi tubikoze mu kanya twagiye kwa muganga bati haguruka ahubwo tujya kwa muganga haguruka bati haguruka arayigwaye se nyine hati haguruka aya ntabwo napfa imisaraba igihumbi ntabwo yantera sida ubusobo
nawe ahubwo kanambare wenda tujya kwipimisha turebe biravavanye ariko ntabwo yandera sida namukureba nyine umva uhari n'imbura tujya kwimanika oya ntabwo yandera sida wenda kubikora bwo turabikoze ariko se ako yerekana nimba atari saburine nzi dore n'inkweto zanjye yazijyanye uko natambaye ibirenge nyine yerekana nimba atari saburine nimba n'ubundi ufite ibibazo ni saburine rumwe rw'inzoka wowe inshuti yanjye muganga ngo mfite sida ariko si iminota ibiri tubikozemo muri ndanduye sida kano kanya we azi muri wari ukobwa wa ariko se muganga mana Bye. Bye. Ari mutira kuraza basatu. Lewe mugabo. Igera hirya natakwanduza. Arande. Nje gufite nje naranduye. Undi muganga naguze byabaye. Nawe n'urugomwa wita siburi nari. Wowe n'urukobwa bita nde? Vuga neza ntabwo ndi gukumva gabanya kurira ngo ugire inama. N'urukobwa bita Sabrina runyanduza sida. N'urukobwa bita Sabrina no kwanduza sida. Wanduza n'intombe yanyagiwe. Wanduza n'intombe yanyagiwe. Cyo Sabrina. Mugabo n'ubundi nakundi n'ubundi narize nahogoye. Igira hejuru ngubwire mugabo kwiyahura ntago ari wo mukina nanjye ubu ndeba gutya wamfasheje ku ngufu none nje kwipimisha bambwiye ko ngo gwandeye sida Igwande urugo rwa Sabunini rumeze nk'ibirutsi nawe se nirwa rumeze nk'ibirutsi imana yanjye nicyo ngicyo kimeze kozi ko yankundaga njyenyine byagenze nabyuze mwana cyankunze kinyerekeye amafaranga none kirambira ngo tujyamana none se n'ubundi ndi kwanga ko yawe numva ari urwatwaye baravuga ngo rero noneho ngo urupfu rw'abenshi ngo ni umunyenga oya reka nkubwire n'ubundi sida bayigusanzemo nanjye sida bayinsanzemo ahubwo n'ubundi uwo mukobwa n'ubundi tuzicwa na sida natwe tugende tumwice tumwicize n'ukura bukemura kina nongeye bambaye kinini kingana na cya kintu bahinga igiye kubyara nabyo zino nongeye bipaki bambaye baba data w'Imana na Bikira Mariya Nyagasani we bambaye ibipaki banyimana we icyakubwira ko bambaye na cya kinini bahinga urwaye igifuruta mana ariko bakura natwite wapisha ni sida itangiye kugera mu kanwa ariko reka ngugira inama mugabo sibyo n'ubundi nitukurira ntago ari wo muti sibyo tugiye kuvuga icyo gikorwa cya kwanduza sida nanjye cyarayineye ubwo ariko ngiye bitashya tujya kwica uwo mukobwa arimisha ariko nahereye kuri nyirakuru ariko simukobwa twese tubisubire kuko ubundi iyo mbwira ko wari urwaye nka kure hareka imbwa ziragwira sida muri imbwa koko kuko sura yifite hakiza inyana z'imbwa zarasaze hasi akantu koroheje nka sida baba we basi inyanduza sida wenda ko nari kuzajya nk'ibinini gusa n'umutezi yego ko ongeraho na mburugo ariko none ndapfuye Bikira Mariya Nyagasani we donde yewe uri imbwa nuri nako imbwa igira umurizo wowe nta n'umurizo ugira nabonye nta nakariho wowe ko nzi ko twakundanye koko ubu cyo abasha nkundana nawe cyangwa se ko nakibonye ariko yewe igihe mwabweshaguriye ndabarambiwe kwica hagati imbwa ebyiri ziri kumoka ipu yewe